baravuga ngo icyaha ni gatozi. Niba umubyeyi yarakoze icyaha si ngombwa ko n'umwana yitwa umunyabyaha kuko icyo umwana nta ruhare aba yarabigize. Ariko muri rusange twese bitugiraho ingaruka. Hari ubuzima tunyuramo wenda tukaba icyo nakwita victime y'ibyo tutazi, wenda nkazira ko papa afungiye ibyaha bya politiki, rubanda sosiyete ikamfata gutya nkaba ntashobora kugira inshuti wenda ngo tubane gutya, dushobora no gutekereza ati reka dukore umushinga uzatubesheho, handi icyo turatekereza cyose batubona turi kuvugana barahita mwese wakurikiye Pax TV IREME News, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze aho muri hose hirya no hino ku isi. Muri uyu mwanya mu kiganiro cyacu cya none tukaba turi kumwe n'umusore uri butangire atwibwira, nyuma yo kutwibwira akatubwira ibinyuranye ku buzima yanyuzemo nk'umwe mu bantu bakomoka mu miryango irimo bafungiwe ibinyuranye. Ariko ngubu uyu we akomoka mu muryango umuntu ufunzwe adafungiye ibya kera cyane, ibya vuba aha ngaha, cyane cyane ku bantu bari mu ruhando cyangwa mu rubuga rwa politiki. Wese umunyapolitiki, impamvu tuganira nawe turaza kwigaruka by'umwihariko ku musozo, ariko tubanje kugira bimwe tuvuga ku mateka anyuranye. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Uratangira wibwira abagukurikiye ubundi tubone tuganire. Mbere na mbere ndabanza nshimire abakurikiye Pax TV n'abazabona iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Munezero Johnson, nturuka mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba, akagari ka Rubona. Ndumva ari ibyo ibindi birakomeye. Johnson wo muri Nyamyumba, aho ruguru mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. Duhuye nakumenye menya kuri umwe mu bafite abantu bafunzwe bazira ibikorwa byabo bya politiki. Umuntu wanyifunze ninde, kugira ngo nawe tuze amatwi bamenye ngo ni uyu kandi imeze bityo? Umuntu wacu ufunzwe ni papa wanjye witwa IREME, ariko nkaba mfite n'undi muvandimwe umwana twakoranye iwacu mu rugo nawe ufunzwe, akaba yitwa Bazazira. Hanyuma umubyeyi wawe, ndavuga papa wawe, ajya gufatwa yafashwe ryari, yarakurikira mu gihe? Papa yafashwe mu 2017. Akimara gufatwa ntitwamenye ibyo yarakurikiranwe kuko twamaze ibyumweru 2 tumushakisha tutazi ahantu ari. Nyuma hashize ibyumweru 2 nibwo batubwiye ko twumvishe ku makuru ko bajyanwe mu rukiko, ko bafashwe ari abantu 11 bo mu ishyaka rya FD inkingi. Bivuze ko bamufata ntabwo bamukuye mu rugo, ntabwo ntimuzi nawe yafatiwe? Papa bamufatiye ahantu yakoraga, ariko uwo munsi bamufatiyeho aho yakoraga mu karere ka Rutsiro. Uwo munsi bamufatiyeho babikoreye rimwe, bamwe baje mu rugo abandi bajya kumufata, babikorera isaha imwe, bibera igihe kimwe, ku buryo wenda bamwe batabwira ahandi ngo bimeze gutya. Bivuga ko ntibari bazi niba bahereye mu rugo cyangwa kazi bahagabiye igitero rimwe? Icyo ntekereza cyo bashobora kuba wenda bari bazi ahari, kuko mu rugo icyo bakoze barasatse, bakoze ikintu gusaka, nibyo bakoze iwacu. Noneho ku kazi aho yakoraga abariho bamufatira. Hari nko masanga he? Sinabimenye neza kuko nari ndi ku ishuri, ariko nabyumvise ko bamufashe umunsi ukurikiyeho, nibwo nabyumvise ko byangezeho ndi ku ishuri. Bamutwara mu 2014 niko bivuze, bahara baje gusaka mu rugo, bakubwiye ko abasatse mu rugo batwaye iki? Nageze mu rugo bikimara kuba nabimenye mu gitondo ndi ku ishuri, nitanja mu rugo. Ngeze mu rugo nasanze ibitabo babisandaguje, ibintu byose biri ahantu hatandukanye. Icyo bashakaga ngo bashakaga kureba ko nta mbunda zirimo.
ko nta mbunda ziri iwacu mu rugo ngo n'impapuro wenda ziriho amakuru sinzi wenda ntawamenya ibyo bashakaga. Izo mpapuro basandaguje imbunda bakashakira hagati y'impapuro se? Bagiye mu bitabo kuko papa wanjye yari umwarimu, yari afite ibitabo byinshi. Bagiye mu bitabo, bajya kuri parafo, bajya muri toilette, basandaguza ahantu hose. Ariko aho batinze cyane ni mu mpapuro. Bidasanzwe cyane ko impapuro bazibandaho, ibyo biramenyereye birazwi. Hanyuma uretse impapuro n'ibindi basandaguje, nta kintu bangije, ntacyo batera kino bagitware? Ntacyo bangije, nta n'icyo batwaye. Ese ko bisanzwe bizwi ko abantu bari mu mitwe ya politiki, mu mashyaka ya politiki, wari uvuze ko nyuma y'ibyumweru bibiri mutazi irengero rye, mutazi aho yagiye, ariko mwari muzi ko yatwaye n'abapolisi cyangwa bari bambaye sivile? Baje bambaye igipolisi, n'abagiye kumufata batubwiye ko abantu batuye abanyeshuri n'abahatuye batubwiye ko habanje abantu bambaye sivile, noneho abambaye imyenda uniforme bagerayo nyuma. None ko mwari muzi ko yatwawe n'abantu bo mu nzego za leta zizwi, kuki mutabaririje? Twarabaririje, hehe, twarashakishije cyane. Icyo gihe nari ndi ku ishuri, ariko mu rugo bamaze ibyumweru bibiri bashakisha hano i Kigali. Bageze kuri CID bageze kuri CID bajya kuri gereza ya Mageragere, bajya i Gikondo, hose bababwira ko uwo muntu ntawe uhari. Mu rugo bo bababwiraga yuko umuntu papa wacu nyine yazanywe, yafashwe n'abapolisi. Aho batwabazaga hose batubwiraga ko ngo baba batwaye igihe nikigera bazamuzana. Hanyuma bisanzwe bizwi ko abantu mu miryango ifite ababo bari muri politiki nayo ikunze gukurikiranwa ndetse ntihafungwe cyangwa hafatwa umwe, ahubwo hagafatwa benshi, hagafungwa benshi, cyangwa se n'abadafunzwe ugasanga baburabuzwa badafite amahwemo. Nta wundi muntu umwe, babiri cyangwa se benshi mu muryango wanyu wigeze akurikiranwa ku mpamvu za papa wawe wari ufungiye politiki? Ibyo ngibyo byo birahari, kuko iwacu mu rugo turi abana barindwi, ariko twari dufite undi muhungu papa yari yarazanye iwacu, aba mu rugo tubana, amufata nk'umuvandimwe, nawe arafunze ubu ngubu. Yafunzwe ryari, ate, habaye iki? We yafunzwe mu minsi ishize, mu mezi ashize. Hari habaye iki? Ni umwe mu bafashwe bavuga ko ngo basomye igitabo cy'ukuntu umuntu yahirika ubutegetsi. Basomye igitabo, bafunzwe mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2021. Ni umwe muri abo ngabo. Abo bo ntabwo bari no mu ishyaka FDU, bari mu rindi ryitwa Darifa Umurinzi. We yari umurwanashyaka wa Darifa Umurinzi. Nyuma baza kumutwara, ariko ntabwo bamutwaye aba mu rugo kuko we yari yarashatse. Nyuma rero yuko bamaze kumutwara, nyuma baragarutse baza iwacu mu rugo. Batubwira ko bageze mu rugo ntibahadusanga. Nyuma umuyobozi witwa Sedo, ni Sedo w'akagari, ahamagara mushiki wanjye, aramubwira uti turi hehe. Amaze kumubaza aramubwira uti turi mu murima, ko twagushakaga ngo tuguhe akazi, ngo kandi akazi tugiye gutanga turagaha abantu bafite mashini. Mu by'ukuri icyo gihe mushiki wanjye yagize ubwoba, kubera ko bari bamaze gutwara umuntu wakuriye iwacu, twakuranye nk'umuvandimwe. Mushiki wacu nyine yahise agira ubwoba, kuko natwe ntitwiyumvishaga ukuntu bashobora kuza bagahamagara umuntu utarigeze asaba akazi, bakamubwira ko agomba kuza bakamuha akazi, kandi ko agomba kugenda atwaye mashini. Nyuma rero tumaze kubyumva, naravuze uti nk'umuhungu mukuru wacu, naravuze uti reka ngende, mwebwe mushake uko muba mugiye, noneho ngere mu rugo ndebe ukuntu bimeze. Ngeze mu rugo nsanga nta bantu bahari, imodoka itagihari.
ariko kubera ko wose do yari yaduhamagaye atubwiye ati turi uradusanga ku ivuriro rituye hafi yo mu rugo, ndavuga uti wenda reka ngereho koko menye neza ko ibyo yavugaga ari byo. Nibwo mpageze nsanga ntawe uhari, ariko abantu bakomeza kutubwira ko hari abantu bazengurutse mu rugo kandi bakanga ko hagira umuntu uhagera. Nahise ngenda njya ku kagari, igihe nagezeyo nsangayo gitifu w'akagari, nakomanga muri biro ndicara, ndamubwira ati mfite ikibazo kandi ikibazo cyanjye kiri kuba none. Gitifu arambaza uti ikibazo ufite ni iki? Ndamubwira uti iwacu mu rugo hazengurutswe n'abayobozi ngo kandi bari kwanga ko abantu bahagera. Ndahageze nsanga bagiye ariko abantu baduhamagaye babitubwira. Gitifu arambaza ati ese ni gute ushobora kugira ikibazo kubera ko wumvishe ko abayobozi baje kuzenguruka iwacu? Naramubwiye ati ni ibisanzwe turabimenyereye. Ndabwira ati usibye nuko abayobozi baza kuzenguruka iwacu cyangwa abantu tutazi, nagiye mbona kenshi n'abasirikare bazi iwacu kuhazenguruka. Kuri ibyo mubwira ko numva ko ari ikibazo ko baza iwacu ntibanabitubwire, barangiza bakagenda ntibabwire ba nyir'urugo nyine ko banahageze. Gitifu arambaza uti se kw'ibyo bintu ntari kubyumva bimeze gute, nsobanurira neza. Ndamubwira uti hari umuyobozi witwa Sedo ukora hano. Uzi amazina yasanzwe? Ntabwo nzi amazina yasanzwe kuko aribwo nari nkiva ku ishuri, sinigeze menya amazina ye, sinigeze nshaka no kuyamenya kuko sinigeze mpabwa n'umwanya wo kuyamenya. Ariko mushiki wanjye yari amuzi ngo wamuhamagaye, aravuga ati yitwa Sedo, ni umuyobozi ukora hano. Mbwira Gitifu ati hano hari umuyobozi uhamagaye mushiki wanjye amubwira ko bari gutanga akazi kandi abantu batubwiye ko ari abayobozi bageze mu rugo. Ese uwo Sedo ntabwo yaba yageze iwacu? Gitifu aramuhamagara. Amaze kumuhamagara uwo Sedo aramubwira uti nashakaga ko ankiza mashini. Uwo Sedo yabanje guhakana ko yahageze, aravuga ati ntiyigeze ahagera, ngo ndi mu Gasiza, sinigeze ngera ku Kabeza. Nyuma ndamubwira se ntiwahamagaye uvuga ko ushaka mashini? Aravuga ati namuhamagaye ngo ankize mashini. Ndamubaza se uvuga umubaza ngo ari he, si uko wari ugeze mu rugo umaze kumubura? Nyuma Gitifu yahise asohoka hanze, anyaka telefone, aragenda bavugana hanze. Asohotse ahita afunga umuryango. Kuki yakwatse telefone yawe? Oya, ni iye yari yanije ngo mvugane n'uwo Sedo. Okay. Asohotse hanze Gitifu bavuganye kuri telefone, yinjiye ahita afunga umuryango w'akagari. Maze gufunga umuryango abapolisi baraza ariko bambaye civile, haje abantu bambaye civile. Hazamo harimo umusore muto araza, Gitifu abona gufungura ahita ambwira uti wowe ndagushaka. Abwira Gitifu turi kumwe uyu nguyu ndamushaka. Ndimubaza turinde ko nakuza, ambwira ati ndi komanda. Ngo ntabwo unzi? Ndavuga ati ntabwo nkuzi. Icyo gihe tutaravugana amagambo menshi ari ibyo tumaze kuvugana, yahise nyambika amapingu. Aransohora anjyana mu modoka yari ihagaze hanze ku kagari. Atakubwiye icyo ntacyo yarambwiye. We yaravuze ati uyu muntu ndamushaka. Ndamubaza turinde, ndi komanda. Ngo ntabwo nzi. Ndavuga ati ntabwo nkuzi. Ahita anyambika amapingu, aransohora anjyana mu modoka ya Vigo y'umweru yari iparitse aho hanze. Tugezemo ankuramo amapingu, arambwira uti dufite amakuru ko hari umuntu waraye iwanyu kandi ko mwari muri kumwe mu murima ahantu wari uri, ngo ni umugore ngo wibye urumogi, wacaye urumogi ariko atuye muri Rutsiro. Dufite amakuru ko ari kumwe na mushiki wawe. Icyo gihe nkimara kubyumva numva ko nta n'ikibazo mfite, naragiye ndavuga ati nta kibazo, turagenda ahantu narindi hari abandi bantu, nibakubwira ko umuntu nyeretse adahari urandeka ngende, kuko yaranyeretse ifoto y'umugore mbona namuzi. Turagenda tugezeyo kuko hari aho twageze bisa naho duparika imodoka tuyivamo tugenda n'amaguru. Ariko icyo gihe twari turi kumwe n'abandi bagabo batatu, harimo uwambaye ikote n'abandi bambaye amashati bisanzwe ariko ntabazi, nabo sinari mbazi. Tugeze aho twari turi mu murima, kuko abo b'iwacu bari bagiye, mushiki wanjye n'uwo murumuna wanjye, babaza abaturage bari bahari, barabwira se uyu muntu mwamubonye hano?
yagiye kubereka ifoto mbere yuko abereka ifoto ndavuga ati ifoto ugiye kubereka yibereke turi kumwe turebe koko umuntu wanyeretse ari ugiye kubereka. Arangije avuga ati ahita ambwira nabi ati ifoto ntabwo ari ngombwa. Ndabwira ati nta kibazo yibereke turi kumwe cyangwa ubereke ifoto y'uwo mushiki wanjye n'uwo murumuna wanjye nyibohereze uyibereke bavuge ko abo bantu aribo bari baraha, wenda nibakubwira ko aribo bari baraha urandeka ngenda. Nyuma amaze kubabaza gutyo ahita avuga ngo bari baraha banyuze abaturage babereka aho bari bari, ahita ambwira n'umujinya ati tugende tubakurikire. Ndamubwira ati sinakwiruka kuri bene mama kandi nari nzi ko uje gushaka ntawe uhari. Nibwo yahise arakara cyane, icyo gihe yankubise urushyi arambwira ati noneho jya imbere tugenda. Turagenda kuko twari turi gusarura soya, ndamubwira se nta kuntu wareka nkashaka umuntu ufata izi soya akazitwara iwacu nyuma bakaza kumwishyura. Arabyanga aransunika, ndamubwira se ninzibura urazinyishyura? Arambwira ati nta kibazo. Abo bari bari kumwe nibo bahise bamubwira ati mureke ashaka umuntu azitwara. Ubwo nashatse umuntu uzitwara mubwira aho azigeza iwacu baze kumwishyura. Nyuma tugeze ku modoka nagiye mubwira naramubwiye ati se ko umfashe ukajyana ibyo twari twumvikanye ukabirengaho bitewe n'iki? Akambwira uti gabanya amagambo. Nyuma tugeze komanda tuba police station ya Nyamyumba. Tuhageze ku modoka nanga kwinjira, ndavuga se ugiye kuntwara he kandi nari nzi ko uwo washakaga wamubuze twari twumvikanye unjyanye. Arambwira uti ceceka. Yahise afata, yari afite amapingu ayankubita mu mutwe. Maze ko yankubita mu mutwe nsa naho urabona iyo umuntu ari kugukubita kugira ngo adakomeza kugukubita nafashe amaboko nsa n'umusunitse kugira ngo adakomeza kunkubita amapingu kuko nari nambaye amapingu akankubita ndi yari afite mu mutwe. Ararakara cyane yanyinjiza mu modoka ari kunkubita. Turi kugenda turi muri iyo modoka nahuye na murumuna papa wanjye ariko ari hanze, kubera ko nzi ko wenda uko batwaye papa narabyumvise, wenda nuko batwara abandi bose nzi. Ubwo bari bamutwaye bate? Bamutwaye bamupfutse mu mutwe kandi nyine nawe bamutwara mu modoka gutyo. Noneho kugira ngo ariko we ntabwo bari bamupfutse. Njye ntabwo bari bamfutse, ariko kugira ngo ntagenda nahise nkubita ku idirishya ry'imodoka, nkubitaho cyane kugira ngo murumuna papa wanjye amenye ko ariho bantwariye. Bahita bamfata bose uko bari bicaye aho ngaho, hari uwari urimo wambaye uniforme antunga imbunda aravuga ati ceceka, nyuma turaceceka turagenda. Ariko icyo gihe cyose nubwo murumuna papa ntabwo yigeze abimenya ko yarabimenye, yahise abyumva kuko yaraje, ariyo mpamvu kuko yari yumvise bamuye ku kagari amenya amakuru ko banjyanye, nawe aza akurikiranye uko bimeze. Aje gukurikirana uko bimeze. Ibyo byose nubwo byabaga bakambwita gutyo nari ndi guseka kuko nabonaga ari ibintu bintunguye, numvaga ibintu ndimo byose ntabizi. Nyuma nibwo twageze ahantu ndavuga ati n'ubundi nitugera iwacu kuko kugera ku kagari ubunyura iwacu ndongera nkomande abantu bumve ko n'ubundi mu njyanye. Tuhageze cyakora nari nabivuze ariko sinigeze mbikora. Turakomeza tugeze ku kagari araparika ahita avuga ati ngo n'ubundi uyu muginga ngo ntabwo twamushyira hano ku kagari. Barakomeza barajyana. Tugeze kuri sitasiyo ya polisi arafungura anyinjiza ahantu. Sitasiyo ya polisi ya Nyamyumba. Ninjiramo cyakora cyo narageze nsangamo abantu twiganye, ngerayo ndababwira uti se ko muri hano turaganira. Bamfashije kwiyakira aho ngaho narindi. Bahubwira ko bakurikiranywe ikibo. Bo ni umuntu wari warabafungishije kubera ko ngo bamwibye amabuye y'agaciro. Noneho uwo muntu akababwira uti mwemere ko mwayibye, buri muntu nzagende mukata 200,000 ku mushahara we, ngende ajya akora mukata, noneho ikibi amakosa yanyarangira. Bo bakoraga mu bucukuzi. Bacukuraga mu by'agaciro. Bo nyine bakabyanga. Babyanga kubera ko bagomba kwetakaza cyangwa kubera ko babesherwaga. Barabeshewe. Uko twavuganye barabeshewe, bari barabeshewe kuko umuntu wari warabafungisha yakundaga kuza kubareba cyane abasaba ko bakwemera amakosa. Umunsi noneho mbere yuko banyinjiza aho ngaho bamanje kunyishaza muri sale.
ndavuga ati wenda bagiye kumbaza nitahire bambaza ibyo ngibyo ntahe. Icyo gihe mama wanjye twe twagize ibibazo, twapfishije inshuti ya papa, ni umuntu wabanye na papa amubanira neza n'igihe yari afunzwe, cyane ko banyuranye muri byinshi, kuko hari igihe kigeze kuba haza umusirikare ahantu dutuye avuga ko papa n'uwo mugabo yitwaga nabo Maximiyeri ko azabarasa, abivuga mu nama. Inde wabwiye ko azabarasa? Ni umusirikare wabivuze. Waba uvuze amazina ye? Amazina ye ntayo mfite, ariko mfite hari ibaruwa papa yanditse, narayibonye ndayifite, yandika avuga ko hari umusirikare wavuze ko azamurasa. Yanditse yishinganishe kuri rwego? Hariho na kashe ya RDF yatanze ku buyobozi bwa RDF. Muri iyo nyumba muri Rubavu? Hariho n'uzi RDF ku cyicaro cya RDF i Kigali kuri headquarters. Icyo gihe mama yari yagiye gufasha inshuti ya papa, yari imaze iminsi yitabye Imana, yitwaga nabo Maximiyeri. Hashize iminsi mike nawe yitabye Imana, umwana we nawe yahise yitaba Imana, wabaga muri Mozambique. Nyuma rero mama niho yari ari kubafata mu mugongo, ariko ni hafi y'aho ngaho narindi. Bamubwira ko hari umwana we batwaye nyine bafunze. Mama ntabwo yatekereje ko ari njyewe, ahubwo yatekereje ko ari murumuna wanjye. Araza hageze aravuga ati mwandeka nkahura n'umwana wanjye, barabyanga. Arabaza se ni uwuhe, mumbwire uwo ari we, menye uwo mwatwaye kuko sinzi uwo mwatwaye. Barabyanga. Mama aravuga ati noneho ni umwana niwe ufite urufunguzo, mumubwire amurufunguzo. Komanda yaraje araza ambwira ati nguzana urufunguzo, ntekereza ko wenda bashaka urufunguzo kugira ngo wenda bajye mu rugo gusaka kugira ute wenda. Ndavuga uti wamubwiye akaza arabyanga, ndangije mbonye nakunde ndarumuhereza. Ariko muri icyo gihe nari nicaye muri iyo sale, hari umugabo wari urimo muri abo bagabo bari bazanye n'uwo komanda bamufatanye. Ndamubaza se nawe uhohotera abantu, kuko nabonaga ari umuntu witonze. Ndamubaza se nawe uhohotera abantu koko, ubwo mugiye kundenganya? Ahita akuramo imbunda ya pistoli arayinyereka ati ngo reba, ngo ntabwo turi kukurenganya, ngo niwe wabiteye, ngo washatse gufunga umutwe. Ndavuga se ko twe twumvikanye, nyuma mugakomeza kunzana, nari nafunze umutwe gute? Byageze nyuma baragenda, babwira mama ngo twashakaga, ngo turashaka ngo uzane uwo mukobwa wawe turebe neza ko atari we dushaka. Nyuma barangije banshira muri kasho rero niho nagezemo muriramo n'abo bantu n'ubundi nasanzemo bananze batuye aho ngaho iwacu dutuye. Narahemo ijoro rimwe mu gitondo baradusohora, ariko komanda yaraje, ntegereje ko abyuka. Ndamaze ati komanda ndazira iki, ko ndi hano ndazira iki? Arambwira ati ngo uramfata mu mashini. Ndavuga se ko wanzanye uvuga ko nanze gutanga amakuru y'umuntu watwaye urumogi, ntabwo bazuka ambwira ati ngo ngabanye amagambo, bihindutse gute ko nagufasha amashini? Aravuga ati ceceka uraza kubibona. Baraje baradusohora twese, batwambika amapingu. Ndavuga ati wenda ubwo ngiye kuri sitasiyo ya polisi i Gisenyi, wenda tugiye kwisobanura, nisobanure niba ndi uwo guhanwa mpanwe cyangwa simba. Turagenda, harimo n'abandi benshi bari muri iyo sitasiyo, twese baradutwara. Tugeze kuri sitasiyo ya polisi, njyewe ntibankuramo, n'abandi bantu ahubwo bongeramo abandi, bahita batuzamura ahantu bita Kanzenze, mu kigo cy'inzererezi cyitwa Kanzenze. Sinari mazi, noneho tukagenda turi muri iyo modoka, twari turi kumwe n'abantu turi kuganira, kuko numvaga ibintu ndimo bimbayeho, nkumva ntazi uko nabisobanura. Wari utarabisobanukirwa? Hahandi utekereza ati mana mfasha iyi modoka yiyubike wenda mbona uko ngenda. Tugezeyo bahise batwikira, nta muntu wemerewe guhagarara aho hantu.
baratubwiye ati bahise babitubwiye ati ahangaha nta muntu wemerewe guhagarara, muce bugufi. Duca bugufi, tugezeyo barafungura, turinjira. Ubu noneho komanda yandika ko dosiye yari yanyanditseho, yanditse ko ndi igisambo, ndi igihazi, igihazi n'igisambo. Ngezemo imbere sinari nzi ngo igihazi ni iki. Mbajije barambwira ati igihazi ngo ni igisambo cyananiranye, gitegera abantu mu nzira, ibintu nk'ibyo. Giharamagara. Barabinsobanurira. Ngezemo mu kwandika, nasanze n'umuntu twandika ari umuntu w'iwacu, wanawufungiye aho ngaho wandika abantu binjiye. Ndabwira se komanda ko yanzanye avuga ko namufashe mu mashingo, nkaba numva ko byari urugomo, bakaba banyise igisambo, nkaba ndi igihazi bimaze. Arambwira uti se bakuzanye hano, igipapuro kikuzanye nibyo ngomba kwandika. Barabyandika, guhera ubwo igihazi muri aho bo barazaga bati ibihazi bimanike nkamanika. Sanzemo abana b'iwacu benshi, abana batoya, abasaza bakuru. Barambaza uti se kuko utanywa, kutajya mu tubare, utari ikirara, utari umujura, bakuzanye hano gute? Ariko hakabamo n'abandi bahitaga bambwira ati turabizi wa mwana we, tuzi impamvu uri hano, wowe icyo usabwa ni ukwicecekera ukituriza. Ariko nkakomeza kumva ko n'ubundi nshobora gutaha. Umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri urashira, komanda wa ngaho kanzinze araza arahamagara. Ba bana nasanze muri sitasiyo ya burase ya Nyamyumba aho twari dufungiwe, nabo baradutwaranye baratuzamura. Komanda araza araduhamagara ati Johnson urihe, Geregwari urihe, Eliya urihe. Uwo Eliya we twari twariganye turokomana nize muri Rutsiro. Turagenda turamwitaba, aratureba gutya aravuga ati musubire kwicara. Konse waho ngaho niwe wahise atubwira ati mwabanamye babaguze, ati hari umuntu wabaguze. Noneho nje mwumva ko babandi n'ubundi bibya bashinjaga ko bibya amabuye, ko ari bo baguze, wenda babaguze, ngewe ko ibyo nazajyanye aho ngaho wenda ko ari uko komanda yari afitiye umujinya. Nyuma birashira, umunsi wa kabiri urashira, komanda waharagaruka aravuga ati Johnson ureti ndahaguruka. Anje bambwira ati baza konse wahangaha igihe ahamaze. Konsete uzatubwira ati mumaze amezi angahe? Ati mumaze amezi 3. Ujya kwicara. Ndi wavuze wiwanyu. Uwo ni umukonseye waho. Umukonseye si waho ndi kuri imfungwa nyine. Mwimbere hari uwandikaga abantu imfungwa, niwe mukomoka ku musozi, niwe wari secrétaire. Noneho konseye niwe babajije ati ngo mubwire igihe amaze, arabimbwira. Nyuma ndicara, abantu bagakomeza kumbwira ati bakuguze. Cyakora icyo gihe nari ntariyakira. Nyuma nyine umunsi wa 3 urashira, umunsi wa 4 ugeze, ndeba abantu bahari, harimo umuntu ngo yari yaribye. Nicyo nicaraga ndi gutekereza ati mana kuko mfunganwe n'umuntu wibye inka ntacyo nakoze. Nyuma ndavuga uti reka nandikwa ko nari maze kubona umukoordinatrice we yaza kutuganiza cyane. Ndavuga ati wenda uyu mumama reka mwandikire azanye. Njya no kwandika, abantu barambujije, abandi bumva ko ngo ngiye gutanga amakuru kuko haje umuministire, simwibuka yari namushya, yari umuministire mushya. Abashinzwe iki? Sinzi ibintu yari ashinzwe, ariko batubwiye ko ari ministire. Noneho ahageze, umugabo w'umugore, ni umugore. Ahageze nari naravuze ati ngize amahirwe wenda ndababwira ikibazo gihari, gusa sinamenye ko ari ministire ari kumwe n'abayobozi ari barafungura. Ni muri 2021? Soje kwiga barafungura. Abagore hari minisitiri w'umuryango, minisitiri muri perezidanse, minisitiri w'uburezi, minisitiri w'iterambere. Noneho arangije barafungura, bafunguye abayobozi ntibinjiramo. Sinzi niba twe twatekereje ko wenda ukuntu hanuka cyangwa inda zirimo ko arizo zatumye banga kwinjiramo. Atubariza mu idirishya, se amazi murayabona? Turahakana, tuvuga ati nta mazi tubona. Arangije bahita barakomeza baragenda. Bamaze kugenda, umuyobozi wa komanda wa ahitaza ati muravuze ko nta mazi mubona, ngo muraje mumbone, muri abana babi, tinda bakorera igitembo.
noneho badutega saa 11 kuko ari cyo gihe ari umuminisitiri waramubonye umuminisitiri naramubonye baraje baraga noneho ubyibushye wirabura oya yari birasa naho yari afite n'inzobe impamvu ntanamwitayeho cyane ndaza kukubwira ukuntu twamenye ko ari minisitiri nyuma badutegera ku isaha twagiragaho kuri toilette saa 11 za nimugoroba abantu batinya gusohoka haravuga ati njyewe nishake ni byirangirizeho sinasohoka bataza kumwe kuko iyo bashaka gukora ibitendo babikorera hanze mugenda munamye nta muhagarara babambika ipingu muri babiri mukajya muri toilette muri babiri umwe akicara undi akavaho gutyo nyuma mukavamo kandi muba mwiruka cyane iyo mugeze hanze rero nibwo ngo babakoreshaga ibitendo byo kubantu icyo gihe ntabwo byabaye ariko umupolisi wari uri aho hanze aratuganiriza atubwira ati se n'abantu mwagiye kuvuga ko mwagiye kubwira uriya minisitiri ko nta mazi tubaha iki kigo ni njye na komanda twacyubatse dutekereza ko uriya minisitiri azi ko kidahari none se ko mwabimubwiye hari kamyo y'inyange yabazaniye hano nabonye ihari iyo yazanye kugira ngo tuge tushanye mukaba abana babi cyakora cyo twumva ko ibyo tubyara iki n'ubundi twabwiye ntacyo yadufashije kandi ari we n'ubundi wari ubifashije nyuma batwinjizamo imbere noneho ngiye kwandika abantu bari barimo aho ngaho batekereje ko wenda ngiye kuvuga bavuze cyane iyo nkuru ndumva ikomeje kuba ndende byarangiye bite waje kuhava ute kugira ngo nyuma ufungurwe kuhava nandikiye uwo coordinatrice wabo nafashe envelope nakata neza bari banzaniyemo amavuta ndagakata neza ndamwandikira mubwira ko ndi umunyeshuri bafatiye mu mukwabo muhane mubwira n'iwacu nari nawugize imahirwe yo kuvuga n'iwacu baraje bahera hanze ariko ntuma abana baba bakora hanze bazana ikarita y'ishuri barayibereka baje gucyura hari coordinatrice avuga ati wa munyeshuri ari ariko bivuze komanda baranyandika kuri liste y'abari butaha komanda ankuyemo baraza baracyura barasohora ndasigara abantu bose barimo bakambwira ati ko uri umunyeshuri ko bari bakwanditse bigiye gute nibo basakuje cyane abari barimo haje umuntu wo ku karere wo gucyura gaturana umunyeshuri mbako n'ifite ikarita y'ishuri bansora hanze ndataha komanda kuki yakukuragamo kandi wemerewe gutaha komanda nyine numvaga ko ashobora kuba ibyo ari gukora yabibwiwe n'undi komanda akambwira ati wenda uri abo ko babaye bakomanda benshi hari komanda wa Kanzenze aho ngaho bari banjyanye hari na komanda wa sitasiyo ya Nyamyumba abandi bagufashe we wamfashe ari nawe watumye ngera aho ngaho nyuma rero maze kuhava ngeze mu rugo uwo komanda yarahasubiye abajije baramubwira ati Johnson yaratashye ati kubera iki yatashye ati abwira uwo mukomanda turamemukiye abwira abantu barimo bazangarura ngo ko byanga byakunda nzamugarura ako ndashima Imana ko narasubirayo ushimira ko tutasubiye ariko byabanga urusyo ruzanyura si nkuciye intege no kujya witondera abantu nk'abo ukinda ibiguhuza nabo kuko kenshi hari igihe mwahura nkuko wumva gufitiye umujinya ku cyo wavuyemo akagusubiza nta yindi mpamvu ntawe ukwifurije ariko kubaho no kwirinda no guteganya hanyuma nkubaze kuri mushiki wawe batubwiye ukuntu baje kumuhiga bavuga ngo hari umuntu wari kumwe nawe ngo wari ufite urumogi hano umuntu iwanyu se nibara bigeza mu bigo by'abageni n'umusungu byo by'urumogi ntawe no bicuruje se nta n'uwabicuruje baravuze ngo no mu bantu baje kudufata hari harimo umuntu w'iwacu ndamubaza ati koko nawe uje gushaka umuntu nk'urumogi iwacu ubu wibeshe muza gushakira umuntu w'umunyarumogi iwacu cyakora cyo yanshirisi uwo muntu ni n'umuyobozi wenda simuvuga yari ari kumwe nabo yahise anshirisi shaka kwereka ko ari ku kazi katari ko ayashinje oya we yanyiciye ijisho gusa nyine n'ibyo uvuga ngo ni nka yakweretse ati turi mu kazi ntabwo ari uko ibyo turimo ariko biri hanyuma se umushiki wawe yarafunzwe yaje gutaha ari mu rugo bimeze biti umushiki wanjye rero kugeza na n'uyu munsi ntituzahana cyangwa baramufasha baramufunga bamufatiye ahandi sinzi ntitwamenya ahantu ari ntaraduhamagara ntaratuvugisha niba nafunze wenda dufite icyizere ko bashobora kuzamugaragaza igihe nikigera
nkuko na papa byagiye n'ubundi bakamugaragaza kandi bari baraduhishe cyangwa baranze kutubwira ko adahari ko batamufite nyuma tukamubona. uvuze ko papa bamufunze bakabagaragaza nyuma y'ibyumweru 2 babagaragaza bavuze ko bafite iki cyaha? Babagaragaza bavuze ko bashinjwa ubufatanyacyaha mu kurema umutwe witwara gisirikare, kugirira nabi ubutegetsi buriho, kugumura abaturage no kugambanira igihugu. Babagaragaje Rubavu cyangwa Kigali? Ni Kigali babagaragaje. Hanyuma tugana ku musozo, ubu nta mpungenge ufite mu buryo ubayeho, nta bagutera ubwoba, nta bantu b'iwanyu bagiterwa ubwoba cyangwa se bakigendwaho? Ibyo ngibyo rero ni nayo mpamvu nyamukuru nifuje ko naganira namwe, nagaragaza impungenge wenda mfite n'ikibazo. Mu by'ukuri ibyo bibazo ni n'ubuzima, kwigengesera, kumva ko ufite ubwoba, nibyo duhoramo. Tubihoramo cyane. Urumva niba nari mfite umuntu twabanaga bakaba baramutwaye, nkaba mfite papa wanjye ufunze, shiki wanjye nawe nkaba ntazi ahari, urumva ni ikibazo. Nkanjye wenda ndi mukuru ariko mfite barumuna banjye, nubwo nanjye kubyakira nabishoboye, na barumuna banjye ntibashobora kwiyakira, na mama wacu kumva ko wenda gukora bishobora kutatworohera, wenda na sosiyete bitewe n'ibyo baba bagaragaza cyane, sosiyete ikabona ko wenda turi abantu, ikagira ukundi kuntu tubona ariko atari ko turi bitewe n'ibyo baba babagaragariza. Bivuga ko isura yanyu yangijwe, abantu bashaka kubakeka ko mutari? Biraba cyane kubera ko ahantu dutuye inshuti ntabwo ushobora kugira inshuti. Hari abana benshi twakuze turi inshuti, ari inshuti zanjye, ariko kumva umwana umubyeyi we akamubwira ati ntuzongere kuvugana n'uriya. Biraba cyane rwose. Nanjye ubwanjye sinakuvuza ko umuntu dutuye hamwe yaba inshuti yanjye iyo mushakira amahoro, ko n'ubundi turi inshuti, bakamubaza ibintu byinshi. Barahari b'inshuti zanjye tuvugana, bo ubona barabirenze kuko niyo tuvugana bo barabizi, nabo njya mbibabwira se ko tuvugana hari ibintu bibi ndababwira, hari ibintu mbabwira n'ibiki, ntituganira bisanzwe. None se ko wumva ufite ikibazo cy'uko abo mwabyirukanye, abo muturanye bagufata bakwishisha, abandi bana bafite ababyeyi babo cyangwa no mu miryango bafungiye politike, hari abo mujya muganira, hari abo muziranye ngo umenye niba ibibazo ufite nabo babifite? Abenshi ntabwo tuvugana kuko wenda usanga twihugiyeho muri ibyo bibazo nyine tuba turimo, ariko nagize amahirwe yo guhura n'umwe kandi duhurira ku ishuri. Twebwe ntekereza ko iwacu impamvu twashoboye wenda kwiyakira, iwacu turi abana benshi, turavugana, turaseka, nta kibazo. We kubera natekerezaga ko iwabo ari bake, ko ariyo mpamvu ntiyashoboraga kuvuga, ntiyasekaga, ntiyagira gute, gusa naramuzanye. Nawe afite abe bafunzwe? Papa wafunganywe na papa wanjye. Bafatiwe rimwe? Bafatiwe rimwe. Muri abandi 11? Muri abandi 11. Tuba hamwe, ariko we wabonaga koko ari umuntu wihebye cyane. Nubwo nanjye barumuna banjye hari igihe aba yicaye ku ishuri akarira, bakamucyura ati taha, akaza akabitubwira ati narize, wenda hari uwo mfite muto w'umuhererezi utazi papa, ntabwo bigeze baba kuko bamutwaye ari akana maze amezi 5. Hari n'undi we yari azi papa ari we, navuga ko ndi gucura, we nyine niwe byakunze kugiraho ingaruka cyane. Uwo mutoya we ntabwo bimugiraho ingaruka, ariko muri rusange twese bitugiraho ingaruka. Icyo rero ni nacyo nari naratekerejeho, ndavuga uti se ko hari ubuzima tunyuramo, wenda tukaba icyo nakwita victime y'ibyo tutazi, wenda nkazira ko papa afungiye ibyaha bya politiki, rubanda sosiyete ikamfata gutya, nkaba ntashobora kugira inshuti, wenda ngo tubane gutya, dushobora no gutekereza ati reka dukore umushinga uzatubesheho, handi icyo turatekereza cyose batubona turi kuvugana barahita ababyeyi we wenda cyangwa abandi bantu bakabwira ababyeyi bati yatangiye kuvugana n'umwana wo kwa kanaka.
bituma ntekereza uti se nta bandi twaba duhuje ibibazo bahari duhuje ibibazo nabo babaye victime ku bintu batazi. Nyuma yo gutekereza ndavuga se ni ubuhe buryo bwampuza nabo duhure tuganire kuri ibyo bibazo duhura nabyo, uwo ubirimo wese yumve ko atari wenyine, yumve ko hari abandi bana bafite nabo ibyo bibazo, bahuye n'ibyo bibazo bo batagizemo uruhare, tumve ko twabana tukaganira tugakora icyitwa nk'umuryango nyine, bikabarinda kwigunga. Mbese bikabarinda kwigunga kuko hari ababa barashoboye kwiyakira, hari n'abatarashobora kwiyakira. uwo umuryango wafatwa ute? Ntabawita nk'umuryango wa politike cyangwa se umutwe nanone bya bindi baregwa ngo abantu bakoze umutwe utemewe n'amategeko? Oya, ibyo naho byaba bihuriye. Politike ni ingaruka za politike nyine. Icyo politike yabyaye ni uko ababyeyi bacu bafunze. None se ntimwamugiye kwinjira muri politike kandi wumva n'ababyeyi banyu yarabateje ibibazo? Oya, politike akenshi muri uwo muryango impamvu uzamo wenda iri kuzamo nuko nshaka kugira ngo nsobanure uwo muryango. Nyuma yo kuwusobanura ndumva politike itazagarukamo kuko politike niyo fondasiyo yabyo. Sobanura neza. Ni ukuvuga ngo politike niyo yatumye ababyeyi bacu bafunga. Politike, gufungwa kw'ababyeyi bacu, ibikorwa bya politike nibyo byatumye ababyeyi bacu bafunga. Gufungwa kw'ababyeyi bacu bitugiraho ingaruka, nibyo byatumye twigunga cyangwa wenda sosiyete yo hanze igira ukundi kuntu idufata. Icyo rero nicyo cyatumye mvuga ati noneho twebwe abo bana ni gute nyine twakwiremamo icyizere, kwiremamo icyizere tukaganira, twumva ko hari ibyo dushoboye, hari n'ibyo twakora tukibohora nyine, ukumva ko nubwo byabaye wowe nta ruhare ubifitemo. Ibyo nibyo natekerejeho, ntatekereje no kuri twebwe gusa, ntekereza no ku bandi bana b'impunzi. Kuko ni b'impunzi ugasanga wenda umwana ni impunzi, iwabo barahunze, umwana akurira mu buhungiro, ariko uwo mwana aravuga ati iwacu mu Rwanda hameze gute? Se nahagera gute? Wenda akaba afite n'ikibazo cy'uko yahagera agahura n'ikibazo. Se abana b'iwacu mu Rwanda batekereza gute? Baganira gute? Babayeho gute? Ntekereza ko twebwe abo bantu bose babo bana twabaye victime ku bw'impamvu za politike, twakora ikintu gisa naho ari umuryango, tukazajya tuganira, wenda abo ngabo bakuze ari impunzi tukaganira tugira ati twakuze gutya, ubuzima bumeze gutya, natwe twababwira uti mwaganira muzinzira no mukabwira muti, tukababwira tuti natwe tumeze gutya, tuba dutekereza ibi ngibi byaduteza imbere. None mwaganira muzinzira, mwaganirira he? Inzira twaganiriramo ni uburyo bwinshi, kuko ashobora gukora ikiganiro we ubwe ku giti cye, akavuga inzira ye y'urugendo yanyuzemo, gukura ari impunzi byagiye gucya n'iki. Noneho iyo nzira ye, ubwo buryo yaganiye, ukuntu yashatse kugaragaza amateka ye, akabikora mu buryo bw'amashusho. Ubwo buryo bw'amashusho tukabushyira kuri channel nashinze, bukajyaho noneho n'abandi bana bose bahuye n'icyo kibazo bakakurikira, ati kumbe hari n'abandi babayeho gutya, banyuze muri ibi n'ibi, ariko nyuma aza kugenda gutya. Numvaga ari igitekerezo. None na channel amaze kwishinga? Channel narayishinze. Wayise ute? Nayise Together as One Family. Ariko wenda ni Together as One Family, ariko nanditse F&M. Family nayigize F&M. Niko nayise, kuko nyine nabo bantu nyine Together as One Family, nyine twumve ko turi umuryango nyine. Wenda icyo kiganiro yakoze tukagishiraho, avuga inzira uko abayeho nuko wenda sosiyete imufata, noneho n'undi wese waba wagize icyo yashaka kuganiriza abandi bikagenda gutyo, kugira ngo ukumva ari cyo bizafasha. Ari iki icyo bizadufasha? Uvuga ngo burya hari ukuntu uhura n'ibibazo n'icyo bita isolation,
sinzi wenda niba ari isolation, ahantu abantu bahura bakaganirira ku bibazo bafite. Hari ukuntu bumva ko ari wowe muntu ufite ikibazo gikomeye cyane kurusha abandi, ariko wenda ukaba wahura n'undi akakubwira ati ibyo bibazo nanjye ibi n'ibi nanyuze muri ibi n'ibi, noneho wowe ugatangira kumva ko ahubwo bya bibazo byawe ufite hari abandi bafite ibirenze ibyo ngibyo, cyangwa se hari abandi babinyuzemo bakakubwira ati ariko nubwo twabinyuzemo gutya, tubinyuramo gutya, bitubera inzira nziza, wenda tubinyuramo mu buryo bwiza, bituma tutagira nyine tudahura n'ibibazo, turakura tuba abantu bazima kandi bafite ibyo bakora n'ibyo bigejejeho. Ibyo wagiye uvuga kenshi wagiye uvuga muri rusange, uvuga uti abana bafite ababyeyi babo bafunzwe, nubwo wongera ngo cyane gatozi, ariko se abenshi bafunzwe bafungiye iki uretse ibyaha bya politiki? Cyangwa hari ibyaha bya politiki bivuzeho abandi bafite ababyeyi bafunzwe basa n'abigunze n'abafite abafungiwe ibihe n'ibihe? Hari abana nanone bafite ababyeyi bafungiwe ibyaha bya jenoside, yuko wenda bakoze jenoside. Hakaba hari n'abandi cyangwa se banakekwaho jenoside. Hakaba hari n'abandi bana b'impunzi ariko ababyeyi babo bakaba barahunze kubera ko bakekwaho ibyaha bya jenoside. Noneho abo bana bakaba bitwa, hakaba hari urubyiruko bahunze bo nta nubwo ari ibyaha bya jenoside gusa bakekwaho, harimo n'abakekwaho n'ibindi binyuranye bavuga ngo bakoreye igihugu. Nyine ibyo byaha byose baba barakoze, ariko bakaba uyu munsi abana babo, umwana wabo ugize uti wenda yigaragaze turiya ni umwana w'interahamwe, umwana uvuze wenda ngo avuge wenda ibi n'ibi, ni ikigarasha, ni igipingi, ayo mazina nyine bagenda babita. N'abo ngabo nifuje ko twaganira, ese kuba witwa interahamwe kandi utariyo, utarigeze unayumva n'imikorere yayo, wenda bikaba ari uko papa wawe hari ibyaha ashinjwa cyangwa akekwaho, wowe ubifata gute? Ubyakira gute ko bakwita ko uri interahamwe, uri igipingi, uri umwana w'interahamwe? Ubyakira gute? Ufite imyaka ingabo ngubu? Ubwo ufite imyaka 23. Bivuga ko na jenoside yabaye utaravuka. Wavutse 98? Navutse 99. Urumva nk'uko bivuga, iyo umwana yiswe cyo ku bintu atanazi, atanabonye, byanabaye hadahari, ataravuka, aba ahohotewe. Guhohoterwa kuko burya umuntu yagakwiye kubazwa ibyo yabonye, cyangwa se kuko ntabwo wabwira umwana muto ngo ni interahamwe, wenda umwana tungana urubyiruko tungana, ukamwita interahamwe ataravukiye mu gihugu. Wenda njye narahavukiye, ntabwo sinigeze nzibona, kugeza na n'uyu munsi sindahura n'umuntu ngo numve ngo yari interahamwe nguyu. Ntabwo wenda numva bo babivugaho, ariko sindahura n'uwabivuga. Noneho bikagereka ko ari umwana wenda uri hanze, wavukiye hanze, utazi mu Rwanda, bakabimwita, numva ari ikibazo. N'abo ngabo rero muri urwo rwego numva ko twaganira, se mubyakira gute? Urakoze cyane Johnson. Nibutse mwese mwateze amatwi mwakurikiye Pass TV IREME News ko twaganiriye na Johnson, akaba afite umubyeyi we wafunzwe azira kuba umunyamuryango w'ishyaka FDU inkingi, hashize imyaka 5 afunzwe, ndetse akagira n'undi w'umuryango wa none wafunzwe umwaka ushize wa 2021. We akaba yari muri Darfur Umurinzi, n'umwe mu bafungiwe gusoma igitabo. Mu gusoza ubutumwa abaguteze amatwi bose, baba ngabo musangiye ibibazo, musangiye ubwo buzima, cyangwa se n'umunyarwanda guteze amatwi, yaba uri mu gihugu imbere cyangwa hanze yacyo, n'undi wese wumva ikinyarwanda n'ubuhe? Ikintu navuga, ubutumwa natanga, ntitukajye twishinja amakosa. Mu Rwanda baravuga ngo icyaha ni gatozi. Niba umubyeyi yarakoze icyaha, si ngombwa ko n'umwana yitwa umunyabyaha, kuko icyo umwana nta ruhare aba yarabigizemo. Icyo navuga rero, abo bana bose bumva ko babaye victime ku bintu batazi, numva ko mwaza tukishyira hamwe, tugakora umuryango, tukaganira, tugahumuriza abo bandi bana batoya, kuko harimo abashoboye kwiyakira, bakuru bacu. Nubwo nakunze kuvuga abana, hari abanyuze muri izo nzira bakuru, nabo bakagira inama batugira,
tukava muri ubwo bwigunge kandi tukaganira twumva ko dushoboye dufite icyo gukora, dufite icyo twakora cyagirira igihugu akamaro, n'ubwo ababyeyi bacu hari ibyo wenda bashinjwa ko bakoze. turagushimiye cyane, turagushimira urakoze, kandi amahirwe masa muri urwo rugendo watangiye. Murakoze cyane. ngayo nguko nk'uko rero mwabyumviye Johnson byose yabisobanuye ku iriburiro ry'uru rubuga rwe rwa internet Together as One Family. Hagaragara amagambo agira ati Together as One Family ni YouTube channel izajya ikurikirana ubuzima bw'inzirakarengane za politiki mu Rwanda, by'umwihariko urubyiruko. Amateka mabi y'igihugu cyanyuzemo yatumye habaho ibice bitandukanye mu Rwanda. Ibice mvuga nuko usanga hari urubyiruko ruhabwa umwanya kandi rukanumva cyane, rukagira amahirwe menshi yo kugira icyo rukora, mu gihe hari ikindi gice cy'urubyiruko usanga kidahabwa bene ayo mahirwe. Mbibutsa ko tukiri gusoma ibyanditse kuri Together as One Family, urubuga rwa Johnson rufite izi mpamvu yabasobanuriye mu kiganiro cyose. Arakomeza avuga kandi ko ari impunzi nk'urubyiruko rwavukiye mu buhungiro kuko ababyeyi babo bahunze ku mpamvu za politiki, ariko urwo rubyiruko rukaba rutabona umwanya wo kugaragaza icyo batekereza n'icyo bifuza kumarira igihugu cyabo. Asoza agira ati Together as One Family bazaha umwanya abo bose bumva ko ari victims kuko nta ruhare na rumwe baba baragize muri ibyo bikorwa. Akongera atanga umurongo wagaragaraho yabonekaho agira ati ukeneye kuba ibitekerezo yabandikira kuri WhatsApp 0780457357.